Agahinda ka Eline, makulalan pa niya. Agahinda ka Eline, Aga. Padre. Yo. Ano? Isa. Wabyukiye se kwajya ngo bari mu. Nani yakatoa mwani kumisa. Ari kumesa. Rero. Bakashayira ntabwo abizi ko amukundana amubwira ko araye hano. Yaje? Ngo yaje nyine se ntabwo wamwumvishe. Kaka nisinziriye. Ibintu by'uburara bwawe simbikeneye, ugomba kujya witwara neza. Ndagerageza ariko ndagerageza. Ibintu by'uburara bwawe ubu bishize hasi. Ugawe kari nika. Narenze. Nikuzi. Umva ngiye kubimubwira ariko nanjye ubwanjye simbizi niba ari bubyemere. Arabyemera wa. Genda utunganye ya migati uyishyire ku meza ubundi. Nyiza? Nyiza ni hano. Sawa na witonde nyiza. Alô? Umestar kusini? Watashisha vema kazi. Ni teta? Aka kanya sura yanyibagiwe koko? Nyine nashaka ko duhura. Sinumva se utari wataha, nari bitugurira hafi y'akazi. Nanjye nari mvuye ruguru kuri wa muntu wo ruguru nyine y'akazi. Hari utuntu nari mvuye kumwaka nyine ndagira ngo duhure nyine. Sawa. Papa Shaira. Karame. Nagiye. Nafite gahunda yo kugenda none kwihuta. Oya banzi nyire hano ndi kugushaka. Nuguhorora? Nta kibazo ariko se wowe ni umuhoro ntabwo ubona ko nagukenera. Sandaje reka nitegure nari nsoje ndaje. Nyira hano. Sawa. Mashira, baramutegura icyayi? Icyayi namaze kugitegura. Ko nta gahunda mfite yo kunywa icyayi none hasi. Ndi kwihuta nakerewe. Ese uragenda nta kintu ufashe? Ntabwo ndi kunywa icyayi. Ubwo igikapu wagiteguye ko naringiye? Nagiteguye nacyo kirahari. Kiri se mukimereze nkende. Ntabwo ndi kunywa icyayi. Oya banza wicare unywe icyayi. Nta gahunda yo kunywa icyayi, ndakinywa muri resitora. Ntabwo nshaka kwicara. Nakerewe. Nanjye nateguye icyayi koko. Nakerewe ntabwo mu cyayi. Ubwo mereze igikapu nkende, mereze igikapu. Mereze igikapu yewe, mereze igikapu ntabwo ndi mu cyayi. Ese ko mbona iki cyayi n'ubundi kirimo amata se? Kirimo amata. Oya ntabwo mu cyayi ariko, ntabwo mu cyayi. Si wareka uko nari telefone yawe iri hano nari nabanje nabonye nta muriro wagiyemo nyisubiza ku muriro. Nta kibazo. Bariho niguriye icyayi buriya. Nta gahunda yo kunywa icyayi pe. Ubwo se ngo wabikoze na saa 12 imeze saa 2 nibwo umuntu anywa icyayi? Mbese ko ari bwo ubyutse nari kukubyutsa mu buriri kandi icyayi bagitegura mu gitondo. Wowe giteguye saa 2 gusa mu icyayi nakerewe ahubwo igikapu wagishyize nkene. Se ko udashaka komereza igikapu? Kutishimiza? ese ko ndi kubona kuvuga nabi. Oya ko ntabwo ndi kuvuga nabi. Mbese kunywa icyayi ni itegeko? Cyane ngomba kunywa icyayi hano? Mbese utakinyweye hano wakigwa hehe? Aho ngaho ugenda uzanira ibikapu. Ihute siko mbona wenda gake. Mugore nawe tumva ibintu nabyo.
ntawamenya gusa ubundi nabaye biteguye kare umuntu akamenya akabyuka ahita yigendera ibintu akora ibintu ashaka mashira ngari ndagiye nyine nari nje kukureba gusa umuntu tunakorana aho kunyirengagiza cyane nta buri kintu tuganira ngo kuba dukorana ntabwo bivuze ko waza kunshakira mu rugo urukumva kubera ko uba ushaka kunteranya n'umugore gusa hari ikibi nakoze nta kibi wakoze ariko kuza mu rugo umbaza umugore nta telefone yanjye ugira naraguhamagaye telefone yawe nayo iriho kandi umva njye ntabwo nakwiye oya bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere kunshakira mu rugo ibyo byo byumva ariko njye numva nta kibazo kirimo pe umva nta kintu kikirenze kuza kukureba mu rugo si telefone yawe yari iriho ni icya mbere ntabwo umugore wanjye ashobora kubyakira neza numva noneho ubwiza ukuri umva ngo ubwiza ukuri kwanjye sibyo ikintu cyakitumye nja kukureba njye ndagukunda Alexi ndagukunda pe oya ndagukunda mbikubwiza ukuri ibyo wakora byose umenye ko unkunda ute mfite umugore wenda mbizi neza mfite amakuru yuko umugore atakwitaho ndabizi neza none ubu ngubu niwe ugiye kujya unyitaho se ntabwo byashoboka wijya ukomeza ibintu ntabwo byashoboka oya wikomeza ibintu pe ndagukunda ni ukuri oya ihangane ntabwo byashoboka ntabwo byakunda ariko si wajya ugerageza kumva umuntu ukabona ihangane urwo rukundo ushaka undi muntu waruhereza urunza njye mfite umugore rero kuba ufite umugore nabwo utakwitaho igicucu umeze kuriya se umugore ureba ukuntu zo ushagaraye bo bizaza reba inkweto wambaye zidahanagura ubwo se ni umugore nyamakufu uwo mugore si n'izina n'iki njye se ntabwo ndi umugore ubu ushaka nkugire undi mugore wa kabiri se umva ngenda gukunda ubyuke mu matwi yawe wabyanga wabyemera umenye ko ngukunda bo ntabwo byashoboka kubera ko mfite undi mugore bizashoboka kubwa hato ade kurereka ntabwo byashoboka ariko se umuntu azakubwira uti ntabwo byashoboka ntabwo basi se hari undi wamusimbuje nabyo mbimenye bo mfite umugore umwe uriya ni umugore nawe ukambwira ngo ni umugore nubwo uri gushaka kumusebya ariko ubwiza ukuri noneho hari ibyo nkorera utashoboye bizakunda kuko ibi ni ikiza wabyemera wabyanga ubu uzakora iki buriya ntabwo byashoboka nyumva mbikubwiza ukuri rero ko bizakunda yihakane bizakunda ubu si tuvuge ko uzakoresha izi hanyuma si niba utankunda wo kubera kumamagara mashira ugeze ese ko uri mutinda kandi hanze bari kunshaka reka nakerewe ese ntabwo uzi gusukura n'igikapu buriya ra reba ukuntu icyo gikapu gisa igikapu si gisa neza igikapu uragisa neza ntagihanaguye ntabwo uzi no gusukura igikapu ngo umenye ngo ndanyura hehe abantu barambona gute mfite umugore ariko rero nicyo nabanjirijeho ntagihanaguye mashira ewana sinzi ibyawe pe njye kukihanagurira soko ntagihanaguye gisa kuko nasi kidasa neza erega buri ubu mfitiye umujinya nanjye sinzi impamvu zawe nta gahunda uba ufite ngaho mpereza njyana ko kiri nari mu kazi unyitwara ute naguhamagara aka bagabo mwajya mushyira mu kuri z'akazi wajya weho none ushaka kunkunda ku ngufu ushaka kunkunda ukoresheje nabonye umamagaye mbona hari akantu kandi kuko nanjye naragukundaga navuga ati umuntu umamagaye ngiye guta ndamukunda none ngurikije amakuru yari yanjije yango ni umugore ntukanyite n'ubundi si uwo umugore wanuta uruhande rumwe uri mwiza ariko ntabwo ugiye gusoma umugore wanjye ako kantu uvuze ngo ni mwiza niko keza ugira icyo ntabwo oya umva itonde ntabwo byari byakunda sibyo uri mwiza ariko ntabwo wari wagera icyo nicyo kibazo cyawe nanga nta bindi nanga niki nose uzambwira ndi mwiza ejo umbwire ngo iki ejo umbwire gute ihangane basi umva mubwire uriya mugore ni wo mu rugo ni wo kugutekera akakumesera abandi ibyahi njyewe ngabandi wo kuguhakira nyine kwitaho nyine mu gihe uvuye mu rugo ngakwiyagiza stress na uriya mugore nibyo wowe ndahari urabona ko duhuriye mu nzira sibyo wari umpamagaye duhure uri kunshaka ikibazo umbwiye ndacyumvishe
reka njye kugitekerezaho nimara kugitekerezaho nzagusubiza sibyo ariko ntabwo nagusubiza none azibyo sawa basi turi kumwe zabitekerezeho sawa bayi ndawukunda okay Mbana kuko niki nzamukorera kikamushimisha. Ubuse nimubwira ko umusaza wanjye yaje hano ibyo si birabe ntambara koko. Mashera Ambe arakiri muri salon arakanana nibagiwe kukubwira naye mfite gahunda yo kuba mushiki wanjye yaza kuba hano sinzi ukuntu uri kubyumva numva ko mushiki wanjye yaza kuba hano naye no minsi mushiki wawe nta kibazo. Ese hari ikibazo? nta kibazo mva ari byiza kuba ubyemeye nk'iminsi nayo mfite gahunda yo kuzajya hanze nagiraga ngo mushiki wanjye muzasigarane hano mu rugo urumva ni byiza ko binyemereye Sinakwanga ko mushiki wawe aza. akoze kubyemeye hari igihe nagiraga ntabwo wabyemeye Ntabwo nabyanga ahubwo nuko waje unaniwe. Musaza wanjye nyine ejo yageze hano yari kunsaba ko yaba ari hano muri iyi minsi. musaza wawe ese musaza wawe yaje ryari ku buryo utabimbwiye imiryango yanyu famiye yose ko mbona yageze hano ejo nimugoroba rero waje unaniwe mu kuntu bita mbikubwira. sinakubwiye ko nta muntu wo muri famiye wawe nshaka hano ariko ibyo bintu urabyumva ntabwo ari njye wamuhamagaye ariko none se nanjye nabonye azi none se nari kumwirukana koko. ibyo bintu sindi kubyumva none ariwe uzabana nawe hano ngiye ntabwo mpari urabyumva neza wagiye wumva koko ngiye ntabwo mpari uzabane nawe gute musaza wawe aza kuba hano ntabyo nzi ntabwo ari njye wamuhamagaye yaraje ejo ariko umbwira ngo tube tumuretse aba ari hano ntabwo azahaba igihe. Santa, uri he? Ko ntari kukubona. Nahandi. None ko nageze hano usanga udahari. Sigaye mva hano nawe ukagenda. Ngiye kureba. Mbese makuzana mu nawe kuko ntawe nsanze hano. Makuza ntabwo yari yataha aracyari mu kazi. None ntabwo watunganya mu cyumba cye? Nanjye ndashaka intunganyiriza uturyo ndashonje mvuye mu kazi ndushye. Sinzi niba ibiryo birahari. Yego birahari. Hasi wanzaniye turye kubera ndashonje cyane. Mashera ngewe ibintu byo kuzana famiye yawe utambwiye simbizi kabisa wihangane ikintu cyose ujye ugikora umbwiye kandi famiye yawe na niyo nshaka hano ibyo bintu ntabwo bishaka za gahunda zari twaganiriye ndabona byaraciye buri minsi imeze neza byaramvuye mbega umutima ufunze mu mutwe icyo nakwendeye uba naramubwiye anjyana kure mbega gusa byaramvuye nutangurira kugurira akajambo kabura ariko reka nkubwire ni mwiza amen sinkubeshe ni ukuri nari ndangiye kumukunda nubwo nyine yanze kuguhemuka ariko nari ndangiye kumukunda gusa ashaka kugira amahirwe nyine biri guca nk'uwakoze akazi keza biri gupangira akantu dore amayobe umva uzanshaka igihembo niwaba nzamujyana ndakigushakira ndakigushakira none si ko yambwiye ngo mwarasohokanye gusa ibintu yankoreye akira ziguye zukuru ze bimeze icyakora byari biryoshye seri isigaye ni videwo twarera videwo bakutse mu minota ibiri nk'ako gakobwa kari kimushya
Musigiye. wowe urahiye nigiye guhaye pase nuramenya gahunda uko zifashe urahiye ngo yabisohokane wabanza ugatuza ukagenda gato Kenshi nachora tukange gucika. Bari no guce gano maronji ga boss njiyemo kamwe wasanga banashwanye taha. Aba boss tureka tuje turabati. Narimo tureze rero. Kaze ni komereza rari. Agiye asanga ni no gukora basanga turashwanye taha. Basanga naragirukanye. Kandi jo niko birukanye wa muhungu. Nzaga n'ugendo wagenzaza kwibiri. Mabuja wicariye hasi. Magubo na wicaye hano wenyine. Ko wicaye wenyine sira noneho. Nashaka kwicara. Anje kagende nicaye hanga hano bantu agena amba kumbura gacaga ngikorera hano hafi rero. Nabaga ngiye ngikoza handi bari mutu. Nabagiye hajya hajya mu gitege bahitaga kwandera. Nyibutse mabuja nabutse kandi uba hano ujugurira ibiteri ndahazi koko reba nyine ico gihe nagiraga boss ako nyine boss buno boss waha tutaramenyana njo ndi gukubwira ico gihe aratwashaka kugura imisururu akisi imisururu wora zizi ubushere urabuzi wabanza ugatuza ukagenda gato Umuntu nkunda. kuba mukunda ndabyumva urumva ariko manza ushishoze ushira ubwenge urebe se aho avuye nabindi yari arimo mbere yo gukundana n'umuntu mumanze mushishoze dusigaye duhubuka manza witonde umwige nawe kuko yagutesheje umutwe urumva kubera utakizera ko twarakundanye Ntabwo nabitsira ukuntu yaje ukuntu ari mukeneye ntabwo tubimara. wari ukeneye umugabo mama sha abakobwa b'iminsi nibyo bibashuka umugabo ntabwo ari ukugize urumva wowe n'umugabo murakenerana sibyo uramukenera nawe umukenera Nta birenze icyo nari gushakaho turabimenya. Sigara igihembo cyangwa se sawa ubwo nari nyine uzambwira aho ubutaha sawa nakundi rero mabuja rero rubundi je ibintu turakubwiraga rero iri wacu wa mukecuru witwaga Nyiramisagara usumuzi abantu biri wacu robo sidaguha bazi kandi abantu biri wacu bazi wacu ni kuri kwisekera rero mukecuru reba yafite umwana rero yamwise Migarati rero Migarati no wakura ngo musuru rero Migarati yibagira iteri akabituzanira simabuja kundi kukubyira ibintu bisekeje kandi ushaka guseka Tabana kadogo nawe mana yanjye ngaho mbwira kadogo kukumva simabuja bosi basi arataha nyine bari tahasajya neza hano sihiwe hatwa nuko hatari we pe ariko bosi nyine tu ntari binimba yaraje ni amahoro buriya bosi nyine muri iyi minsi nabuze ko namubonye ariko ahantu namubonye nyine mbona muri ambutiyaje uzi nawe k'abantu nyine b'abakire ariko umuntu buraga kuntu yabavugisha sinabasha kuvuga turakara ko kubura ngendaga nakubwira ibyo ntabwo rwose ndakaye kadogo ahubwo ngewe ikibazo uba uri kumbwira mbwira kadogo uri kubwira ngaho ndi kukumva uba uri kumbwira ukavanga ibintu sinumva ibyo ushaka kuvuga sibura naho nabuye rwose nahavugana wamubonye he ko babujaga ibintu urashaka kuvuga ariko nyine reba bosi buriya bosi yaramwishimiye ico gihe naramubonye ndavuga ngo ndaza kumureba buriya mwisi wasaga hari gufite n'ibintu by'ibinyama mu nzu ariko nta kibazo utanyangiriraho nta kibazo se nabi ariko sha ngiye no kuzaza kuba ahangaha rero ndaga nabyemera kumva wagira ndavuga gukaraba reba noneho ukuntu birari bimeze ico gihe iri iwacu wa muhungu wandi twigeze kugira inama ukera ibuka cagihe mugitwira hepfo wa muhungu ura muhungu rero ari kumbwira ngo nshaka umugore ariko natekereza bamutameze neza wana iranga atari byo uriyo ndandaga n'ibyo kwishoramo bande se batameze neza nyine ndikubwira wonde ukuntu mumeze neza ko bosi yarakoze
bosi ndagameze kanje kaje umuhungu wanjye ari hehe kuriya uyu azashaka ko ntabwo ndi kumubona ntabwo ari kubivuga neza ndabikereza gute kandi njye nkeneye nyene abuze uyu muhungu wanjye ndamugenza gute aha ko gado ntabwo wajya ubasha kuvuga ibintu werure uvuga ibintu ubirangize ikibazo cyawe ntujya ushaka kumbwira ngo werure ibintu mbyumve uba uri kunyuza hirya no hino buriya nk'ibyo bintu uri gucangagura byose namenya ari ibintu ushaka kumbwira nawe utagiye kurakara kandi buri munsi urakaye ibintu uri guca bipfaga n'ubu utari guca byapfuye bipfa se bipfa gute kuriya mabuje rero ibintu by'umuntu aba agiye kuvuga nawe urabyumva nyine okay noneho reka nkwereke sibyo ngaho tuzumbwire neza noneho ndi kukumva noneho agiye kumbwira ngo njyaka umugore ese buriya bosi n'ahantu ntamubonera nabivugara shaka ari buriya bosi ari urukundo buriya bosi yagiye mbona gishanye gusa umbe nzivamo ariko uriya mabuje nawe warababaye buriya mabuje ibintu byose biba ari ibyishimo buriya wowe washatse ukuze ntabwo uri nganje buriya nje nshatse ngirikire mutoya ntabwo byazambira pe none uriya muhungu wiri iwacu kandi yamushaka umugore kandi icyo bintu byo gushaka umugore byo mabuje buriya biba bikaze yewe nshaka umbwire uri bire wari utangiye kumbwira byose umbwira ngo ujya kumbwira nkaguhabura sibyo ngaho bimbwire neza utuje nguteze amatwi gushaka umugore njyewe urindi njyewe nagiye gushaka umugore n'ubundi ngenda mbere yaho ariko nyine ari ukunda ibintu utakubibona buriya mabuje buriya rukundo ubona ibintu ukabona atari ibintu tugiye gukora biriya bintu ntabwo ari byo pe ntabwo ari byo buriya na bosi ari ukuntu murebaga akabona biriya bintu atari byo biriya bintu tuyihaye ntabwo ari byo aka na bosi hari byarengereraga buriya njye ariko numvaga buriya byose nabikubwira nuko ntekerezaga ko ariko nyirage ntekereza ukuntu byose nazana bibwira ibyo nibyo nshaka buriya ibintu nishakira n'umugore kuko njye ntekerezaga ukuntu biba bimeze najya gukora ibintu by'iwacu nanjye ngatekereza ukuntu byazaba bimeze ariko bosi nawe igihe adakoraga ibintu byiza buriya si buriya bosi udakoraga byose ni ukugura akazi bosi yaba yarigeze akubwira yuko ikibazo dufitanye nawe bosi nta n'ikibazo ubundi wowe nta kibazo cy'umwakirane ariko bosi njye nta kibazo ariko bosi yazanyirukana iminsi 3 nyine mabuje areba nyine naringiye hahandi nzagaruka buriya hari ikibazo cyawe ukuntu uhita kurakara hano nta kibazo ngaho genda uzagaruka neza ubundi kuba uba wanze no kumbwira uri kuvuga gushaka kumbwira mabuje hari ibintu ushaka kuvuga bari bizagufungisha kandi gufungwa birakaze shamu umeze neza iyo umeze ute mana yanjye ariko twaburanye mana yanjye amakuru nuko wabaye umuntu mwinshi nise ubonye ute mana yanjye nari ndi guturuka mu rugo utuye hano hafi mana yanjye ariko mana yanjye shari mbabara shamana bazi nese ukujyana shara mvuye mu rugo nyine ngo narashatse niho narashatse shari mbabarira buriya narakubuze ntekereza ahantu wagiye ndavuga se umva nta nubwo numvaga ko kibinaha pe kuko narakubuze na nimero ndayibura mbese wumve ngo n'umushiseri ntangiye kwibagirwa shaka hari pe
ese nyine bimeze bite we mbabarira niba narashatse niba naraherekeje abashatse niba ese byakugendekeye ute shamu bimeze bite bana yanjye shamu wabwira byagenze ute ntabwo ubana n'umugabo wawe ntabwo mubana mbabarira umutwe utangiye shamu tuza basi byakugendekeye biteze shamu tuzi bimeze bite mbwira basi byagenze ute umugabo wanjye twirwa dushwana basi tuzi umbwire nese mumu umva nkubwire umva twirwa dushwana abantu basiyara twose umugabo wanjye kuko najyaga nta byishimo ndabona ntabwo ari uwa mugabo unyitaho nta kintu na kimwe amariye mbese mbabarira mbabarira mba numva ngiye gusara ngaho ceceka mubwire sibyo gutuje nese ubundi warugiye he ihangane umva nkubwire uhereze nimero yawe nta niyo nkigira ukaguhe umpa nimero yawe ihangane ariko ngiye kuguha vacation y'ahantu ntuye uzaza undebe sibyo uzaza undebe tuganire ese uzabanguke sibyo ariko tuza wowe ntugire ikibazo nyine ihangane sibyo ihangane nyine kugaragaza ihangane ariko bizashira kwifata isigaye gutangira mba narataye umutwe ngo n'uyu munsi yagiye tumaze gushwana ihangane